Okay guys, uyu munsi turagarutse ngo tuganire, murabizi ko tujya dufata umwanya tukaza tukaganira namwe. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byerekeranye ku buryo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ibindi bintu byerekeranye no kuba abantu batumanaho bari kure ariko bakaba babasha guhura. Hari ibintu bizwi nko kuba wenda nk'umuntu yaguhamagara kuri telefone akakwandikira kuri wenda nko kuri Facebook, ese mwarahuriyeho mukaba mwarahuriye nko kuri Instagram cyangwa se za X mukaba mwaba inshuti, bikazarangira akubwiye ati ngiye kukurangira akazi mu gihugu runaka se cyangwa mu gihugu cy'abaturanyi muturanye, cyangwa se no mu bihugu bya kure, mu mbibi z'isi hose ugasanga arakujyanye, akaba ari naho havamo icyo twakwita nk'icuruzwa ry'abantu, yaba ku bakobwa bibaho ndetse no ku bahungu. Akenshi bikaba biba mu bantu bari hagati y'imyaka 17 ndetse na 35. Rero uyu munsi turaje ngo tuganire kuri iki kintu, turebere hamwe uburyo nk'umwana w'umunyarwanda se mu bantu baba badukurikira bazabona iki kiganiro, buri wese amenye uburyo yagakwiye kujya yitwara mu buryo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga, kuko ibyinshi biba biriho n'ibishuko. Njyewe rero tugiye kubana muri iyi video nk'ibisanzwe ni Cheat Big, ntago ndaza kuba ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Uyu munsi niwe ugiye kudufasha kwinjira muri iyi ngingo kugira ngo tubiganireho. Tuguhaye ikaze, twakwibwira abantu badukurikiye kugira ngo dutangire ikiganiro. Murakoze. Nk'uko mubizi musanzwe mumbona n'ubundi kuri Cheat Big, umaze ntabwo ari mbere twaba tubonanye. Ndabasuhuje kandi nanabashimira uburyo muba mwadukurikiye kabisa. Turaza kuganira kuri iyo ngingo tuyinjiremo. Unagira ngo ntangire, turabizi urubyiruko cyane cyane ruhugiye ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi. Hari ukuntu nk'umuntu akwandikira akakubwira ati ndashaka ko tuba inshuti, cyane cyane nk'abantu benshi ubu ngubu abantu urubyiruko ahanini basigaye bazi n'indimi, ugasanga ni umunyarwanda azi nk'icyongereza, azi igifaransa, ugasanga azi igiswahili, ugasanga harimo n'abazi n'igishinwa, ugasanga nyine yandikirana n'abo bantu bo hanze y'imbibi z'igihugu umuntu arimo, ugasanga communication kabisa irakunda kubera ko irakora neza, abahuje ururimi cyane. Noneho karakubwira ati ndashaka kurangira nk'akazi mu gihugu cyacu, akakubwira inzira uzanyuramo, akaba yagufasha no gushaka wenda pasiporo kugira ngo ubashe kuba wagera muri icyo gihugu. Ibyo twaje gusanga ahanini bivamo nko gucuruzwa kw'abantu, ugasanga hakaba havamo wenda nko kuba nk'umuntu yagenda akagera nko muri icyo gihugu, ugasanga nk'akazi yagiye yijejwe kujya gukorerayo ntabwo ariko agiye gukora. Ibi bintu wabivugaho iki? Njye ikintu nabivugaho, icya mbere urubyiruko dufite task, tugomba kwitondera ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga. Zibaho byinshi dukunda kureba, nyine urumva urubyiruko kenshi nibyo ruhugiyeho, ariko nanone ni icyitonderwa, kuko nk'uwo muntu uba uguhamagaye ngo akurangira akazi, icya mbere banza utekereze, ese uyu muntu koko nakaza nshakira, ese uyu muntu kubera iki izi mu ari kungirira ziri kuva hehe, kubera iki yumva yandangira akazi, se tuziranye bingana gute? Icya kabiri umenye ese location y'ahantu ashaka kundangira akazi nimba ari company, iyo company yitwa ngo iki, umenye ngo iyi company irazwi cyangwa ntagizwe, ubanze umenye amakuru neza. Kandi ikindi, we kuvuga ngo njyewe ngo mbonye akazi ngo ngiye guhita ngenda nta muntu mbibwiye, ushobora no kubanza ukagira umuntu ugisha inama, ugasanga niyo makiriro yawe wenda aranakurokoye. Aba ari ikosa gufata urugendo utabanje kugisha inama. Hari umushuti wanjye mfite byabayeho,
ahurira n'umuntu ku mbuga nkoranyambaga, bahuriye kuri Instagram, aramubwira ko afite akazi ari kampani bakoramo, bakora imyenda. Noneho aramubwira ati uzaza, bazajya bamubwira umushahara bazajya bamuhemba. Umuhungu yumva ni amafaranga menshi, urumva, aragenda. Ariko agezeyo yaje gusanga akazi bari bamubwiye ko agiye kujya akora nta hantu bihuriye. Ni hariya niho ubundi usanga hava nk'abantu bakagenda ugasanga babaye nk'abacakara bo mu gihugu runaka. Ntabwo bava hano ngo uvuge ngo ugiye wenda n'urugero wenda uvuye hano mu Rwanda, urumva, ugiye wenda nko muri Syria. Aho hantu ushobora kuhagera wagiye mu ndege, wenda amafaranga niwe wayokoherereje, urumva nakugarura niwe abagufite uburenganzira buhagije. Iyo uriyo we abagufite aba yashobora kugukoresha ibyo ashaka, kuko icya mbere cyo igihugu urimo ntabwo ukizi. Umuntu uriyo muziranye ni uwo nguwo wagushutse, urumva afite kugukoresha ibyo ashaka byose. Buriya amategeko y'ibihugu ntabwo aba ameze kimwe. Buriya no kujya nko mu gihugu nk'icyo ngicyo ubundi wagakwiye kugenda ufite amakuru, ukaba wenda uvuze ngo unzi nimba icyo gihugu ngiyemo harimo nka ambasade z'igihugu wenda uturutsemo, ukavuga uti ndahazi, ningira ikibazo nzagera kuri ambasade byibura bamfashe kuba nasubira mu gihugu cyanjye. Rero namwe mujye mugira uruhare muri ibi biganiro dukora, bidufasha kugira ngo tumenye n'izindi ngingo zo kuba zaganirwaho mu bindi biganiro bikurikira. Ikindi wenda njye nabivugaho, nk'urubyiruko tugomba kwitondera gukoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane ariko biba ku bakobwa. Ugasanga nk'umukobwa wenda afite nk'umutipe bakundana, akamubwira ati urumva, wenda mereza video yawe cyangwa amafoto yawe utambaye nyine. Noneho umukobwa ugasanga arayamuhereje, noneho wa mutipe we agasigara agukoresha buri kimwe ashaka, akubwira ati nutabyemera nzashyira ku mugaragaro, aya mafoto ndahita nyashyira hanze. Ugasanga umwana abayeho mu bwoba, akabaho mu buzima utamenya. Ejo akaba yanakubwira ati tega uzu nsanga hondi, utazi ngo akujyanye he, ngo agiye kugukoresha ibiki, akakubwira ati nubyanga amafoto ndahita nyashyira hanze. Nawe ukavuga uti aho kugira ngo banshyire ku mbuga nkoranyambaga nambaye ubusa, wenda reka njyewe numve icyo ari kunsaba. Mujye mwitondera kohereza amafoto yanyu, ntabwo ari byiza habe na gatoya, kuko bishobora kugushyira mu kaga utashobora kwikuramo. Ubundi abantu bagakwiye kujya batekereza kabiri ku muntu wese ubuzi ngo akoresha imbuga nkoranyambaga izo arizo zose, cyane cyane buriya nka TikTok. Nyine ubanza wumve iryo jambo ubwaryo, ni imbuga nkoranyambaga nyine. Ni ukuvuga ngo wewe hahuriraho abantu benshi cyane batandukanye, bahakusanyiriza amakuru menshi. Hamwe usanga harimo abashyiraho, ugasanga agace nk'ubu ushobora kuba uri hano ukamenya uburyo wenda nko muri Congo hameze muri ayo masaha bitewe wenda na video ubonye. Ushobora kuba uri hano ukamenya ngo wenda umuntu uri i Rusizi hameze gutya, uteranahagera kubera imbuga nkoranyambaga. Nyine nicyo bita imbuga nkoranyambaga, ni ukwitondera ibintu bijya ku mbuga nkoranyambaga kuko birafasha cyane. Ikindi wenda nanone navuga, ibintu byo gupostinga cyane cyane birareba abantu nk'amwe b'abasitari, urumva, ibintu byo gupostinga ariko n'abasanzwe birabareba, ariko especially mwebwe, urumva, ibintu byo gupostinga. Nshuti zanjye, abasitari nyine niwe ndi kubwira cyane, ariko n'abandi birabareba. Ariko nawe uriwe? Barakoze cyane, ubwo nanjye mbaye umusitari. Urumva nyine ibintu byo gupostinga. Pop Smoke se umuzi? Ntabwo namuyoberwa. Uriya mutipe yazize ibintu byo gupostinga. Urumva we yari ari muri hoteli ahantu, urumva,
arangije apostinga amafoto ari kumwe n'abashuti be nyine, izina rya hoteli barimo rigaragara, nimero y'icyumba bari biri kugaragara, buri kimwe kigaragara. Niho amabandi yabasanze kuko yarazi ahantu bari. Rero ikintu cyo gupostinga mujye mubyitondera. Si ngombwa ngo niba uyu munsi aka kanya wenda wagiye nko ku Kivu wenda tuvuge, cyangwa wagiye nk'i Rubavu, ngo uhite upostinga ako kanya uriyo, kuko abantu bose bari kukureba ntabwo ariko bakwifuriza icyiza. Kubera iki se ubundi utajyayo ngo ufate n'ayo mafoto pe, ujya ahantu hose ushaka ufate amafoto uzayapostinge wavuye undi munsi wavuyeyo? uba ufite ibintu byinshi cyane uba wadusangiza, niyo mpamvu nawe twaguhisemo ukavuga duti rwose ibintu uzi wagize ukabidusangiza. Nk'icyo kintu cyagakwiye gufasha cyane. Ibintu byo gupostinga ni ukuvuga ngo nimba wenda hari nk'ibi ngibi byo gufata amashusho biriho, ariko hari no gukora live, ukaba ibintu biri ukwako kanya biri guhita bigera ku bantu, ukajya kuri Instagram live, urumva, cyangwa wenda kuri TikTok, kuri YouTube, ahantu uri ugomba kubanza kureba neza. Location z'ahantu uri hose haragaragara, kandi urazi ko nyine niyo si tubamo, abantu bose ntabwo ariko baba bakwishimiye. Uko waba uri kose ugira abantu bagukunda, ariko ukagira n'abakwanga cyane. Rero niyo mpamvu ugomba kwitondera buri kimwe mu gupostinga. Njye nyine nasomye nyine iyo nkuru ya Pop Smoke, urumva, numva biranambabaje cyane. Ndavuga ni uko biri kose iki kintu ntabwo cyatwara umuntu umwe, kuko hari n'abandi bantu bashobora kuba baba batabyitayeho, ko twagiye kuryoshya nabirenze, ngewe ndafite ifoto none namite nyishyira ku mbuga nkoranyambaga nyipostinge, ariko inshuti yanjye pay attention, ntabwo ari byiza cyane guhita upostinga ahantu uri location zose zigaragara, nyine ntabwo aba ari byiza, mujye mubyitondera. Why not se ubundi ifoto utayifata uyu munsi ngo uzayipostinge ejo? Yego, ubundi se wamugani nta hantu ibigiye, nta hantu ibirajya. Abasitari baba bafite ibintu byinshi cyane byo gupostinga. Ushobora kuba uno munsi wari wagiwe wenda n'urugero urimo gushutingira nka video yawe, nka wenda nko mu karere kamwe, ayo mafoto y'uwo munsi itonde uzayapostinge wagiye gushutingira wenda mu kandi karere, wavuye Kigali wagiye Rusizi, uvuye Rusizi wenda uhise ujya i Musanze. Ni ukuvuga ngo nimba ya mafoto yawe wafatiye i Kigali ugomba kuyapostinga uri i Rusizi, ayi Rusizi ukayapostinga uri i Musanze, kuko nuhita ufata wenda nk'ama video mwafatiye i Kigali ugahita uyashyiraho ako kanya nta n'isaha iracamo, abantu bagushaka ntabwo ari ngombwa ngo uve mu karere wenda ujye mu kandi, sibyo? Wenda tuvuge nonaha uri kuri arena, sibyo? Wenda usibye ko ubu ngubu mu gihugu cyacu hari umutekano, nubwo hari umutekano ni ibintu tugomba kwiga tukaba tubizi, kuko ntawe umenya igihe umujura azira, sibyo? Birashoboka se ntagategura. Rero niyo mpamvu ndi kubabwira ngo ntabwo ari ngombwa niba nonaha ufashe ifoto kuri arena uracyahagaze nta n'iminota 5 irashira ngo uhite uyipostinga, location zose ziragaragara, biragaragara kuri arena, icyumba uriho kiragaragara, ibintu byose biragaragara. Ntabwo ari byiza habe na gatoya. Rero reka tugaruke ku ngingo yacu, ari nayo ngingo nyamukuru yatumye dukora iki kiganiro, kugira ngo tuze no gutanga inama kuri ibyo bintu, ku bintu byerekeranye no kuba wahurira n'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Erega no mu gihugu hagati birashoboka, urumva. Hari n'ingero zifatika ibyo bintu bijya bibaho cyane. Ingero zirahari. Uko wenda reka tutange wenda nk'urugero, ukaba uri nk'umwana wo mu cyaro cy'Imuhanga se, mu karere ka Muhanga, umuntu akaguhamagara akakubwira ati ndashaka kukurangira akazi mu mujyi wa Kigali, wenda ko gukora wenda muri hoteli. Abenshi ni ba bantu usanga bari ku muhanda abo ngabo, araguhamagara akagutegera ukagenda ukagerayo, iyo atakwambuye ibyawe cyangwa ngo kujyane kugukoresha, harimo n'abajyana bakajya kubacururiza mu mwaka, ugasanga nyine nta handi mahitamo. Umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 uvuye mu ishuri, uragiye ugeze
aho mu mujyi wa Kigali ni ubwa mbere ugezeyo, ntuzi ubuzima bwaho, ntuzi ubuzima bw'umujyi, nta mafaranga ufite ari bugusubizeyo, akakubwira ati ugomba kujya hariya nkajya ngusura cyane rwose, ukagenda ugasambana amafaranga akayinjiza. Niyo mpamvu no kuvuga ngo uvuye mu rugo iwanyu ugiye ahandi, banza ubishake bwihishwa nta muntu ubizi, cyane cyane biri kuba ku bana batoya, n'abana bafite imyaka nka 17, 15, 18. Njyewe hari umwana nzi, umuturanyi we niwe wabikoze w'umumama, aramubwira ati mwana reka nkurangira akazi kwa mukuru wanjye i Kigali. Umwana aravuga ati wisaho waba unkuye pe, amubwira umushahara bazajya bamuhemba. Umwana baramwohereza, agezeyo telefone barayimwaka, irangamuntu ye barayibika, baramubwira ati ugomba kuguma hano ugakora akazi. Yakoze akazi ko mu rugo igihe kingana n'imyaka 2 adahembwa, atarigeze ahembwa n'ukwezi kumwe. Ibyo biba bibabaje. Ubwo izo ni ingero ziba zumvikana. Rero ni ukuvuga ngo ni ukwitondera ibintu. Hari ibintu nyine biriho ubu ngubu, nk'umuntu akakwandikira nko kuri WhatsApp, ntuzi nimero yawe ahantu yayikuye, agahita akubwira ngo sevinga nimero yanjye nanjye nsevinga iyawe, twibere inshuti. Biriya bintu iyo abikubwiye ugasevinga nimero ye, ni amakosa akomeye cyane. Biriya bintu kubikora, wenda sinzi, biterwa n'ubwirinzi ufite. iyo uri umuntu udashukwa cyane, ubushacu wabikora, ariko icyiza biba ari ukubireka, bitewe n'uko biza kuzamo ibishuko. Iyo wamaze gusevinga nimero y'umuntu gutyo, utangira gukurikira statize, agatangira kujya kwandikira ibintu bya hato na hatoya, kuko akenshi akwandikira kukubwira amazina ye, akakubwira yuko ashaka ko muba inshuti. Impamvu mvuze ibyo bintu ni uko nzi yuko hari umuntu bambuye mu minsi yashije, babinyujije muri ubwo buryo. Barabanza bamusaba gusevinga nimero zabo, noneho bakajya bagenda bamubwira ko bazamurangira akazi, birangira bamwambuye nyine muri ubwo buryo. Kandi byose ni imbuga nkoranyambaga. Birumvikana. Ni imbuga nkoranyambaga. Rero kuri iki turimo kuganiraho cyo kuba nk'umuntu yakwandikira akakubwira ati ndashaka kukurangira akazi hanze y'igihugu, ukaza ukajya uba ufite umushahara. Akenshi bavuga imishahara iri hejuru iremereye, kugira ngo nyine bagushike, kugira ngo nyine uhite uvuga ati aya mafaranga ni menshi ntago nayitesha. Nawe ugende wishimye, no kubanza kugira andi makenga. Mujye mugira amakenga, kugira amakenga ni byiza. Kugira amakenga ni byiza cyane, kuko biragufasha, bigatuma ibintu ugiye gukora ubanza kubitekerezaho kabiri. So mwebwe turi kumwe bake bahari, mugomba kujya mugira uruhare kugira ngo tuzabashe kwaguka, tube bagari. Hakoreshwa icyo twakwita nko gusharinga video dukora, ndetse no kugira uruhare rwo gutanga ibitekerezo muri izi video tuba turimo kubagezaho. Hatanzwe uburyo bwo gutanga ibitekerezo, aribwo ubwa mbere ari ugutanga komenti aho hasi muri video, ukajyamo ukandika igitekerezo cyawe bikurikije uko wumvishe ikiganiro turi kuganiraho, ndetse n'ingingo twari turimo kuganiraho. Hari n'ubundi buryo bwo kunyuza igitekerezo kuri nimero ya telefone. Nimero ya telefone uyirebaho muri screen ibirimo, cyangwa se ukaba wanayandika ukaza kutwandikira igitekerezo cyawe kuri WhatsApp. Nimero ya WhatsApp ni 0799194819. Abakoresha Airtel Tigo ni 0722634347. Rero turacyari kuganira kuri ibi bintu byerekeranye no kuba umuntu yajya nko gukora nk'akazi hanze y'igihugu, agasanga akazi agiye yizejwe atari ko agiye gukoreshwa. Akenshi ngewe mbona abenshi bagenda gukora kari akazi nk'abantu baba barimo guhamagara, bari abantu usanga baba bashaka kujya kubakinisha zino filime z'urukozasoni. Ejo bundi hari inkuru nari ndimo gusoma ku Gihe, ku mwana w'umukobwa wavuye mu ntoza mu gihugu hano mu Rwanda ajya muri Nigeria.
agezeyo yewe yaje kugira amahirwe aragaruka nawe mu gihugu ariko yabifashijwemo n'abandi bantu kuko muri Nigeria habayo abanyarwanda benshi. Yaje guhura n'umuntu nyine we yakoraga akazi, yari afite akazi akora ariko nanone akina filime z'urukozasoni. Rero abo bantu babimukoreshaga byarangiye, leta yarabakurikiranye baragenda, amavideo yaraho, imbuga nkoranyambaga yarariho, amawebsite yarariho, barazisiba. Umwana ubu ngubu ameze neza mu gihugu. Ariko rero ntago ari amahirwe ya buri wese uweho ushobora kujyayo bikarangira n'ubuzima bwawe ubuhaburiye. Icyiza ni ukuba wabanza gushaka amakuru kuri ako kazi ugiye gukora, ndetse wareba neza ukamenya ngo ni kampani, ese iyo kampani yizewe ite, yanditse hehe, izwi hehe, ukabanza ukabishakaho amakuru ahagije, ndetse ukamenya n'uwo muntu urimo kukurangira ku kazi, ukamenya ko akora muri iyo kampani koko, kuko umuntu ushobora no kwiyitirira kampani. Yego, birashoboka cyane. Ugasanga kampani irazwi, njye nkaza nkakubwira kampani izwi, wakurikirana amakuru kumva kampani irazwi nta kibazo, wowe ukaza wizeye ngo ibintu ni amahoro cyane kandi ari ikinyoma. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kubanza tugashaka amakuru ku bintu tugiye gukora. Ariko nka kuriya ufata wenda nka video ukayishyira wenda nko kuri Facebook. Facebook buriya ni urubuga rworohereza abantu mu kuyikoresha ku buryo bushoboka. Harimo n'abayikoresha mu buryo bw'ubuntu, yego ibintu bapositinze ntabwo bigera ahantu kure cyane, ariko buriya yo yoroshya ibintu byo kuyikoresha. Ariko ni icyitonderwa mu gukoresha Facebook, kuko niyo waba uzi ngo ibintu uri gushyira kuri Facebook, iyo ubyutse mu gitondo ugashyiraho ifoto y'ahantu uri mu gitondo, urabyutse wifashe agafoto urangije uragapostinze kuri Facebook, ariya ni amakuru yirirwa acuruzwa umunsi wose, urumva? Noneho ushobora gufata nk'iyo foto ukayishyiraho, wenda ari nka byandi, harimo abakobwa bikunda kubikora cyane, usanga nk'umukobwa akunda gufata nk'amafoto yambaye ubusa akayashyira nk'aho ngaho. Ari amafoto ashobora kuzakugiraho ingaruka runaka mu gihe kizaza. Byagenda bite? Wenda uyu munsi ufite imyaka 17, ni urugero tugiye gutanga, ufashe ifoto wambaye ubusa, uyishyize ku mbuga nkoranyambaga, ufite imyaka 17, reka tuvuge ko urangije wenda segonderi, urimo gutangira kaminuza, sibyo? Nurangiza kwiga ukajya mu nshingano wenda za leta, uzamenyekana, kuko nta muyobozi ujya ku buyobozi atabanje kumenyekana. Abantu baramumenya, uko biri kose haba hari abantu kandi batari bake bakuzi. Kandi haba hari n'uburyo bakuzi. Tuvuge niba ugiye kuba umuyobozi, uko biri kose uba uri intangarugero yaba ugiye kuyobora. Urumva? Ibaze rero kuzabona amafoto yawe ku mbuga nkoranyambaga washyizeho ufite imyaka 17, ubu ugiye kuyobora, wenda tuvuge ufite imyaka 25, wa amafoto washyizeho ufite imyaka 17, wumva ntacyo bitwaye, wumva ari ukuryoshya nta kibazo. Ibaze rero igihe abantu uyoboye bazabona ayo mafoto ku mbuga nkoranyambaga wambaye ubusa, tekereza ukuntu bizagenda. Icyari kitumye mvuga ibi ngibi, ndabaha urugero wenda nko kuba star tuzi hano mu gihugu, kadutanga urugero wenda nko kuri Bruce Melody. Mujya mubona utuvideo twa Bruce Melody twa kera batugarura ku mbuga nkoranyambaga, bagafata nk'akavideo wenda yafashe afite nk'imyaka nka 19, ubu ari muri 30, wenda ni ibi sinzi imyaka afite, reka tubare ko ari muri 30. Bafashe video yo yakoze afite imyaka 19, wenda arimo kuvuga nk'ibintu runaka
kuko uko imyaka igenda ikura niko n'amagambo uvuga agenda yaguka, kuko n'abantu baba barahuye nabo bagenda bagira n'ibyo bakwigisha nawe ukagira ibindi umenya bishya. Niyo mpamvu rero navuga nti nk'abantu bafata amavidewo, amafoto agaragaza ubwambure bwabo bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga, bifite ingaruka bizagira mu gihe kizaza kuri wowe. Biba byiza iyo habaye kubyitondera, ariko ubundi nka buriya ufashe nk'amavidewo nk'ariya ukayashyira ku mbuga nkoranyambaga, urumva ukaba nka minisitiri, sibyo? Ukazajya kubona uri nko muri ofisi yawe, wenda ugatarabukira ku rubuga runaka, ukajya kubona ukabona unyuzeho wambaye ubusa, bagiye bandikaho ngo uyu ni minisitiri w'ibintu runaka, urumva uwo munsi byanze bikunze niyo abagukoresha batagira ikintu bakubwira, wowe wahita usohoka muri ofisi yawe ukayikinga ukajya mu rugo ukabitekerezaho, niyo batagira icyo bakubwira wowe wasubira mu kazi mu gitondo ufite ikibazo. Ndimo kubwira abantu bakiri hano ntabwo bamaze abo ba minisitiri ntabwo ndi kubabwira, njye ndi kubwira kuko ibyo nta nubwo babikora. Urubyiruko rukiri rutoya, murabizi nimwe Rwanda rw'ejo, nitwe Rwanda rw'ejo. Ejo waba uri perezida, ejo waba uri minisitiri, ejo waba uri gitifu. Rero ntabwo hari agasitori nigeze kubona, ntabwo ari agasitori, ni akavidewo k'umuperezida, ntabwo ndi bumuvuge, urumva n'igihugu sindi bukivuge, ariko bakabonye baraza guhita bamumenya. Hari akavidewo k'umuperezida kigeze kujya gahora kanyuranyuraho ku mbuga nkoranyambaga, urumva umuperezida arimo gusomana n'umukobwa, nyine bari bakiri batonya, yari mutoya, yari atari yaba perezida. Noneho ari ugusomana n'umukobwa, urumva akajya acisha akaboko inyuma akamukubita ku kibuno, noneho bagashyiraho ari perezida, yarabaye perezida, urumva. Noneho ukuntu bari barakoze iyo video, bari barafashe arimo kuba irira jambo umuperezida avuga, nyine ari kubwira imbwirwaruhame, ari kuvugira imbere y'abantu benshi, bagashyira hejuru, hasi bashyiraho ka video barimo gukubita abantu ku mabuno. Urumva ko ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho ku bakobwa wenda uri umukobwa ukiri mutoya, cyangwa se tuvuge uri na mukuru, sibyo? Ufite umutipe mukundana, wowe ukamuhereza ifoto yawe wambaye ubusa, urumva ejo wenda mugashwana, sibyo? Noneho wowe warangiza ukagira undi muntu uguporopoza, nyine mukagera kure, mukagera no kuri gahunda yo gupanga ubukwe, urumva? Noneho ubukwe bwaba bwegereje, wa mutipe akakohereza ifoto akakubwira ati wemera ubukwe n'uriya mutipe, aya mafoto nzahita nyashyira hanze. Wakora iki? Ugatangira ukabunza imitima ukavuga se nta kuntu iyi foto ndi buyikure muri fone yewe. Ntibishoboka. Ikindi uyu mutipe twari tugiye kubana nayibona biraza kuba ibibazo, byavamo induru nyinshi cyane, nyine ugasanga ubuze amahitamo, biriya bintu bijya bitera n'abantu trauma, ugasanga umuntu arwaye trauma kubera icyo kintu ari we wayiteye. Rero ibyiza aba ari ukubyirinda, none se nk'ubu ngubu wenda ugiye nko gukora nk'ubukwe, wenda habura nk'iminsi nk'itatu ngo ukore ubukwe, ukaba wari ufite uwundi mutipe mwakundanaga, wenda ukaba waramwanze se, cyangwa akenshi cyane ariko ukaba warakundaga no kugendana nawe, konsoma ku bintu bye, akaba ari ibintu byinshi cyane yagukoreye, ariko mukaba mwaragiye wenda musohokana mukajyana nko mu mahoteli, mukazageraho mukagera no ku ngingo yo kuba mwanaryamana, agasanga afite nk'akavidewo kawe utazi, ukaba ubura iminsi 3 ngo ukore ubukwe, akakubwira ati, akaguhamagara akakubwira ati video ndayifite, ngiye akayikoherereza akayikwereka video, wenda yagufashe video wenda urimo kwikinagura murimo murasabana,
akayikohereza ubura iminsi 3 ngo ukore ubukwe, akakubwira ati niwemera ko buriya bukwe buba ndayishyira hanze, ndayishyira kuri Instagram yanyu, mfite aba followers ibihumbi 15. Muri ibyo bihumbi 15 hazavamo abantu 50 bayisharinge ku nshuti zabo. Muri za nshuti zabo bazisharinze, uzashiduka nawe kwisangira aho ngaho. Nubona yishyize hanze, wowe uzabanza ibyo bizaba mu ntekerezo zawe akimara kukohereza iyo video. Ubukwe uzahita ubusubika, ubukwe nubusubika mu mutwe uzahita n'abandi bavuga nyine uzagwara trauma. Ni ibintu byumvikana, ntabwo byabura. Rero mujye mwitonda abakwitondera. Ubundi nta nubwo njyewe wenda nk'umuco w'igihugu cyacu, ntabwo nibaza ukuntu umukobwa w'umunyarwanda uzi umuco w'abanyarwanda ni gute ufata video yawe wambaye ubusa ukayishyira ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa ugiye kuyohereza umuntu, uwo muntu uri kuyohereza urumva azayibika bingana iki? Ese ubundi ni iyihe mpamvu? Kuki utabanza ngo wibaze ese ubundi ni iyihe mpamvu uyu muntu ari gushaka ko muhereza video nambaye ubusa? Banza wibaze impamvu uwo muntu ashaka video yawe. Mbere iyo kuyimwohereza ugomba kubanza kubitekerezaho kabiri. Ese ubundi we yarayikoherereje urayifite muri telefone yawe? Umuntu byaba byarabayeho wenda waba yaragize ikibazo nk'icyo ngicyo, aze kutwandikira muri komenti abitubwire. Ashobora kuba yanatanga n'ubuhamya kuko bikaba byafasha abandi bantu. Abantu baba barahuye n'imbogamizi nk'izo ngizo, akaba ari nk'umuntu wenda amubwiye ati ndashaka kuma video wambaye ubusa, ndashaka kuma amafoto agaragaza igice cyawe cyo hejuru wenda mu maberi, gutya gufashiriga ari ibice ku mukobwa ubundi byagakwiye kuba byubashywe. Hari ahantu hagakwiye kuba hubashywe. Umuntu arakubwiye video wenda, reka nk'urugero uri kuvugana wenda na shiri wawe kuri video call, urumva murimo kuvugana, ugenda wicaye mu rugo, wibereye mu cyumba cyawe uryamamo urisanzuye, aguhamagara ukenyeye akayisumi, akajya ariho kugenda akubwira gake, manura gakeya, ugashiduka uwamazeho. Uri kuvugana n'umuntu video call, uba wemeye gufata screen recorder, ukaza kuza kuba ufite iyo video y'uwo muntu muri kuvugana. Niyo mpamvu rero mu gihe uri kuvugana n'umuntu wenda muri kuvugana imbona nkubone, nabyo ukwiye kubigiramo amakenga mbere yo kuguhamagara, ukabanza ukagenda ugategura imyambarire yawe, ukamera nk'uko witegura ugiye gusenga. Iyo ugiye gusenga ugiye ahantu runaka, ufite uburyo witegura, ukavuga ngo ndanyura ku bantu bandebe gutya. Menya nuko aguhamagaye gutyo ko erega ese ubundi aguhamagaye gutyo ni umutipe, uri umukobwa ari muri ghetto ye, nawe uri iwawe cyangwa uri iwanyu. Muri ghetto ye wenda hari nk'abandi bajya mu bari kumwe, urumva ukashiduka wamanuye neza n'ishiri wawe muraziranye, inyuma yo kubona hari abandi batipe muziranye wenda nabo ujya ubeshya. Uri kumva nyine ntago biba ari byiza pe. Reka twibaze uko byagenda. Kirimo kwibaza ukuntu weho byahita bigenda usanze shiri wawe urimo kuvugana nawe kuri video call, inyuma ye hari abandi abashiri bawe utendeka. Mube mutekereza kuri ako kantu. Uyu munsi sindi busome komenti zanyu, ahubwo ndasoma amazina y'abantu batanze komenti ku kiganiro cyatambutse, kugira ngo mujye mubona yuko abantu barambwira bati ntabwo ujye usoma komenti zacu. Twafashe umwanya tukandika komenti, mwarangiza ntimuzisome. Inshuti zacu komenti zanyu turazisoma pe. Nicyo kintu cya mbere kiba kituraje inshinga. Tuba tugomba kureba komenti zanyu, yaba ari abatumotiva, yaba ari abaduca intege, nyine byo ntibyabura, ariko uko biri kose turagerageza tukareba komenti zanyu, kandi ni iby'agaciro pe. Mujye mutubwira uko mubyumva, mutubwire uko mubibona, mutubwire ibitagenda neza, mutubwire aho twongera imbaraga, tuba tubikeneye cyane.
uwitwa Bizimana Fabian ni umuntu w'agaciro cyane kubera yuko atanga comment zihagije, ndetse hari n'uwitwa Mukunda abantu Rosa nawe atanga comment tukabibona, ndetse hari n'uwitwa Mukandanga Violeta nawe atanga comment zihagije, nawe tuba turi kumwe, tuba turi kumubona ko turi kumwe, ndetse n'uwitwa Umutoni Kevin uwo nawe tuba turi kumubona ko turi kumwe. Rero mujye mukomeza mugire uruhare muri ibi biganiro dukora, kuko hari igihe kizaza tukazajya tunatanga ishimwe ku bantu baba batanga comment. Mwarakoze cyane pe, hari n'abandi wenda tutavuze hano nabo baba badukurikiye, ariko ntabwo twari bubarondore bose. Gusa umuntu wese udukurikira turamushimiye kabisa, muri ab'ingenzi, muri ab'agaciro. Ni ukuri mujye mukomeza mudukurikirane. Abantu mugira uruhare muri izi video zacu mutanga ibitekerezo, mwese murumva ko tuba tubazi, hari n'abandi tudasomye. Hari n'abandi benshi cyane, benshi tutasomye, ariko nawe si uko comment zabo tutazibona, turazibona zose, ariko nyine ntabwo twabonye umwanya wo kubavuga mwese, ariko mwese turababona. Rero comment zanyu ni ingenzi, muri ab'agaciro cyane, mwubawe kabisa, kandi n'ubu ngubu mukomeze mutwereke ko turi kumwe, mutubwire ibitagenda neza, mutubwire ibigenda neza, aho twakongera imbaraga, tuba tubikeneye cyane rwose. Rero reka dutange umwanzuro ku ngingo nyamukuru twari turi kuganira muri iki kiganiro, yerekeranye no kuba umuntu yashukwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga, yizizwa ko agiye nko kuba yahabwa akazi ahantu runaka, agasanga ibyo yari yizeye ko agiye gukora yabwiwe ntago ari byo agiye gukora. Tubishyireho umucyo, tuvuge wenda dutanga inama ku buryo byagakwiye kujya bigenda. Ni inama zacu ubwacu twitekerereza, se nawe ufite uko ubitekereza wabidusangiza ibyo wumva byafasha rubanda nyamwinshi mu buryo bwo kuba twakwirinda ingaruka zivamo muri ibyo bikorwa bibera ku mbuga nkoranyambaga. Rero ufite ikintu wasangiza abakobwa bagenzi bawe, nanjye ndaza ntanga inama ku ruhande rw'abasore ariko no muri rusange. Ikintu nabwira abakobwa bagenzi banjye, bajye bagira gushishoza, bajye bagira amakenga. Ubundi ntago ukwiye kumenya amafoto nkwiye gusharinga abandi bantu nayahe. Amafoto yose ufite muri phone yawe ntago ari ngombwa ngo uyasharinga abandi bantu. Hari amafoto uvuga uti okay, iyi foto ndabona isa neza, ndabona wenda nari nambaye neza, ndabona igaragara neza, reka nyipostinge. Rero mujye mubitekerezaho, muvuge se ntabwo ari byiza ko nafata ifoto igaragaza ubwambure bwanjye ngo nyishyire ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi, ku bantu bagenda bijejwe kubona akazi, kujya mu kazi, jya ubanza umenye neza ngo akazi ngiye gukora, niba ari kampani ngiye gukorera irazwi. Ese ubundi uyu muntu uri kunyobrija kujya mwaka kazi ni muntu ki mwako kazi, afite iyerore muri aka kazi? Ese ubundi kubera iki ari kungirira impuhwe yumva yandangira akazi? Jya ubanza ugire amakenga, wibaze ibibazo byinshi, nurangiza wisubize, ubone kuvuga ngo yego ndaje mu kazi. Ubyemere cyangwa ubihakane bitewe n'amakuru wabonye, bitewe nuko wabonye ufite amakuru ahagije kuri ako kazi ugiye gukora. Nibyo ngibyo nge nababwira. Urakoze cyane. Mujye mushaka amakuru mbere yo kuba mwafata umwanzuro wo kuvuga ngo yego, kuko buriya ijambo kuvuga ngo yego kuza guhakana nyuma biragora cyane. Njyewe rero ikintu navuga kuri ingingo twari turi kuganiraho uyu munsi, wenda nko kuba wava nko mu karere kawe ukajya mu karere kahandi ugiye gushaka akazi wijejwe, cyangwa se kuba wava mu ntara urimo ukajya mu yindi ntara y'ahandi hantu wijejweyo akazi, cyangwa se kuba wava mu gihugu urimo ukajya mu kindi gihugu naho wijejweyo akazi. Biriya bintu bisaba kubanza kubishakaho amakuru ahagije. Rero ikintu ngewe nababwira ni ukwitondera ibintu byerekeranye n'abantu bababwira ko babarangira akazi, kubera yuko umuntu akwizeza ku kazi ugasanga ugiye uzi ko ugiye gukora akazi
ako yakubwiye ntaba ariko agukoresha. Abo byabayeho ndabashuhuje. Ukiza ni ukubanza gushaka amakuru kuri ibyo bintu ugiye kujya gukora, ukabanza ukamenya ibintu birizewe byinshi. Denis yabigarutseho, ariko nawe ubwawe wagakwiye kugenda ukishakira amakuru kuri ibyo bintu, kuko harimo ibi tuvuze ntabwo muri iki kiganiro ntabwo ari ibintu byabaye ku muntu umwe, si byabaye ku bantu babiri. Guhamagarwa wizezwa akazi ugasanga akazi wahamagariwe ntago ariko ugiye gukoreshwa. Ikindi nongeraho wenda ntaguciye mu ijambo, hari ukuntu usanga nk'umuntu wenda nk'uko baramuhamagaye baramubwira kampani runaka iri gutanga akazi gutya na gutya, kubera iki ubigira ibanga? Ntukishimire kuva mu rugo ngo ube wagenda ugiye no mu kindi gihugu nta muntu ubizi, ntabwo bitazwi, ntibazi ngo ugiye he. Buriya kumenyekanisha nawe ugiye, yego si ngombwa ngo ubibwire abantu bose, ariko niba wenda uri umwana mu rugo ushobora kubimenyesha ababyeyi bawe. Wenda se niba uri n'umuntu ufite umugore, kuko nabyo birashoka, cyangwa ufite umugabo wawe akaba azi ngo ugiye gukora he, ugiye gukorera iyihe kampani, ninde wakurangiye akazi gute, amenye nyine amakuru kugira ngo nihagira n'ikiba bamenye uko bakurikirana. Urakoze cyane. Rero ubwo inama zatanzwe, twabiganiyeho ibintu byinshi cyane. Ndeka dusoze iki kiganiro mbibutsa yuko kuri YouTube channel habiraho ibintu byinshi cyane. Ushobora kugera hano ukisanga mu ndirimbo utakwisanga mu ndirimbo, ukisanga mu biganiro nk'ibi dukora utakwisanga mu biganiro nk'ibi, ukaba wakwisanga muri video zigisha uburyo wakoresha telefone yawe neza ikora neza. Utisanze muri ibyo ngibyo ushobora no kwisanga mu bindi byerekeranye no kuba wakubona uburyo watunganya video, abantu muba mufata video zo gushyira ku mbuga nkoranyambaga, ibyo biba bibareba. Reka tubashimire rero mwebwe twari turi kumwe muri iyi video. Ngiye twari turi kumwe, nitwa Chitty Big, sinari njyenyine, nari ndi kumwe Denise. Turabakunda cyane, naho ubutaha. Bye bye.